Byose byatangiye havugwa ibihuha gusa biza guhinduka inkuru iteye ubwoba cyane kuri buri muntu wese, cyane cyane abagabo. Nitwa Samuel Mugisha. Uruhara rwaba ruhurira hehe n'amarozi n'ubupfumu ku buryo rukoreshwa mu guha abandi ubukire bikozwe n'abarozi. Guca umuntu umutwe ngo nuko afite uruhara ukarujyana ku mupfumu. Ese koko bitanga amafaranga? Ibi nibyo byabaye muri Mozambique. Reka turambure iyi nkuru. Menya byinshi kubera mu isi wigiramo amasomo y'ubuzima. Iyo niyo ntego y'ibiganiro tukugezaho hano buri cyumweru. Niba wifuza kujya wiga amasomo y'ubuzima, kora subscribe nonaha. Niba utarabikora ntuzajya uracikwa n'ibiganiro byacu buri cyumweru. Ikaze. Rimwe na rimwe hari ubwo imyemerere n'imyizerere bihindura ikiremwa muntu bikagihindura icyerekezo cy'ibyago bibi mu buzima. Ni muri Mozambique. Inkuru yatangiye yumvikana nk'ibikabyo, gusa ikintu benshi batari bazi nuko kwari ukuri. Abagabo, umugabo wese ahariho hose akaba afite uruhara, yarabayeho afite ubwoba, ari mu bwoba utagira ingano. Kuba ufite uruhara byari bisobanuye kwishyura igiciro gikomeye cyane. Umva neza iyi nkuru. Hagati mu mwaka wa 2010 ibintu biteye ubwoba nibwo byatangiye kumvikana muri Mozambique. Muri iki gihugu bamwe mu bantu bizera ko uruhara ari isoko y'ubukire byatuma urufite rimwe na rimwe yicwa, uruhara rukajyanwa ku mupfumu, ubundi warujyanye ubwo akabona ubukire. Reka tubisobanure. Bavugaga ko kenshi mu mpara z'abantu ubwo n'uruhara ngo haba harimo izahabu. Uko wabaga uri mu myaka yo kuzana uruhara, ubwo uwakubonaga yahitaga atekereza zahabu yavana muri urwo rutwe aramutse arumenye. Ikibabaje ntabwo byari amakabya nkuru. Iyi yari inkuru yari iri gukwirakwira, iri gushinga imizi mu butaka bwuzuye abakire muri Mozambique, igice kirimo abizera ko imbaraga z'imyuka n'izagipfumu byaguha ubukire n'ubukungu. Inkuru niwe yahindutse kuzimu ku bari bari kwisi. Abantu baratakambye bararira cyane. Hano tumenya byinshi kubera mu isi. Mu 2017 umupolisi wa mbere yemeje aya makuru. Hagati y'umwaka wa 2017 urugomo rwibasira abantu bafite uruhara ngo rurimbanyije. Ibinyamakuru, inkuru imwe igira iti abagabo b'ibihara bari guhigwa cyane muri Mozambique. Abapolisi mu bice nka Morumbala bemeje urugomo bati abagabo b'ibihara bari guhirwa rwose. Umuvugizi wa polisi muri iki gihugu Inacio Dina nijwi ryuje agahinda yavuganye n'ibinyamakuru. Icyo gihe ntabwo yari amagambo, yaburiye abantu. Inama yahaye abagabo bibiwarata cyangwa se abagabo bafite uruhara ati mwitonde, mwitwikira imitwe yanyu, mugume mu nzu niba bishoboka. Ubwoba bwari buri kunuka buri hamwe. None uruhara rwaba ruhurira hehe n'amarozi n'ubupfumu ku buryo rukoreshwa mu guha abandi ubukire bikozwe n'abarozi? Ubwo byatangiraga ntabwo ibi byari ibintu by'urugomo rusanzwe. Byari ibintu bisa n'ibyari bisanzwe cyane muri Mozambique. Kugurisha abantu bafite indwara y'uruhu nta bureba, twe tubita ibisamweru albinos, bakabagurisha cyangwa se ibice by'imibiri yabo bakabigurisha bizera ko ibyo bice byifitemo umugisha w'ubukire ndetse no gutera imbere cyangwa se guteza imbere uwabitanze. Nuko byaje bihindukira ku badafite umusatsi mu mutwe, uruhara. Ninde uzana ibi bintu mu bantu? Ubwo abafashwe babazwaga ibibazo byerekeranye n'iperereza, bavuze ukuri abantu benshi batari biteze. Abaganga gakondo benshi twita abapfumu bivuga ko bakoreshaga ingingo z'abagabo bafite uruhara mu migenzo y'umwijima ya gipfumu baragura. Ibyo basezeranyaga babizanye cyangwa se bazanye izo ngingo cyangwa se babaganye n'ubukire butagira ingano nuko bubarwa. Mu buhamya umwe mu bakorewe iyi migenzo aho bamukomerekeje cyane ku mutwe bashaka kuwukuraho cyangwa se kuwukata, wari ufite uruhara gusa bikarangira adapfuye. Niwe watanze ubuhamya bwe bwuje ikiniga n'agahinda avuga ibyo ngibyo. Ubukene no gutakaza icyizere cy'ubuzima. Abahanga mu bumenya muntu na bamwe mu bazi imiterere ya muntu ntibasibye gutunga agatoki ubukene bwabase benshi muri Mozambique, muri iki gihugu nk'isoko y'ibi byose. Mu gihugu aho amahirwe byari inyungu ari imboneka rimwe, icyizere kukibona bihenze, abantu nta cyizere cyo gutera imbere. Ubwo rero ni impamvu nziza benshi bagana ingamba zikomeye cyane nk'izi. Bayobotse inzira imwe, kwemera no kwizera igihe babibwiwe ko uruhara ruzana ubukire, ko abagabo barufite uruhara. Biba biri muri kamere yabo bibakurikirana kuba abakire, ko imibiri yabo yafungura
ko imibiri yabo yafungura cyane andi mahirwe mu ubuzima bw'abandi bw'ababizanye nyine ibyo bice bagatera imbere nabo baramutse babyaje iyo mibiri yabo inyungu yabo ngabo bafite uruhara nyine. Kwica abantu bitewe n'umururumba w'abandi, abantu bagapfa bazize imyitwarire n'imyizerere y'abandi nyamara nabo ari abantu. Mu gihe abavuzi gakondo binyuze mu muyobozi wabo Fernando Meti bihakanye bivuye inyuma ibikorwa, uyu muyobozi wabo nawe yemeje ko ibi bikorwa byashoboka ko byaba bikorwa na bamwe, ariko abantu bamwe bagerageza amahirwe yo kubona amafaranga binyuze mu mbaraga bita iza sekibi. Gusa ijambo inkuru ivuga iti abagabo b'uruhara bari kwicwa cyane kubera zahabu yihishe mu mitwe yabo iracyari inkuru iteye ubwoba. Bitwibutsa kudatekereza cyane twibaza uko byagenda igihe twakenye, ahubwo tukaba tugomba no gutekereza ndetse no kwibaza ngo mwene muntu yajya kuri bingana iki, yagira kuri bingana iki igihe yitakarije icyizere. Bitwibutsa ko no mwisi igezweho umupaka uri hagati y'imyemerere n'ubuyobe wahinduka icyago ku muntu, ahubwo kizana n'ingaruka zikomeye cyane kuri we. Ibyo wizera ubiha imbaraga zingana iki? Nibihe bitekerezo ufite kuri iyi nkuru? Wifuza kwiga uburyo wakwigirira icyizere mu buzima? Reba indi video ngiye kugushyiraho hano ku kirahuri cyawe uri kurebera iyi ngiyi, ndabizi uraza kuyikunda. Turasoje. Mwakoze kudukurikira. Hano tukugezaho ibiganiro by'ubwenge, inkuru zigezweho n'amasomo y'ubuzima, tumenya byinshi kubera mu isi. Niba tukiri kumwe rero, wakunze ikiganiro, manuka munsi y'iyi video ukore subscribe niba utarabikora. Wandika ijambo rigira riti duhereze ibindi, nanjye ndashyiramo agatege dusheho kubahereza ibiganiro byiza byinshi nk'ibi ngibi. Ndabakunda, nibagirwe guhereza ikiganiro like unagisangiza abandi. Nitwa Samuel Mugisha, naho ubutaha.